Ibihe byiza kuri we twabanye muri episode ya gatandatu, aho Diane yari asigaye ari ku butumwa yoherejwe niba ari ubwa Eliya, ariko twaje gusanga Eliya atari we wabwohereje, ahubwo n'undi muntu wari ufite gahunda yo kumucengera cyangwa se yo kumwinjirira. Aho episode ya karindwi nababwiye ko izaba ari amabanga y'urukundo, Diane atangira kubona ibintu bitari bisanzwe, abantu bashya batangira kwivanga mu buzima bwe, urukundo rw'ukuri rukageragezwa kuruta mbere hose. Episode ya karindwi, hari igihe urukundo rugeragezwa n'ibyo utazi, si uko urukundo rwanze, ahubwo ni uko rugomba gupimwa harebwe niba ari urukundo rw'ukuri. Diane yari yicaye ku gitanda areba ubutumwa bwo muri telefoni, amagambo yari make ariko akomeye, byoroshye ariko ntibinaniranye. Yibajije uwo ari we wabwohereje, ariko umutima we uramubwira uti iri joro ni rya Eliya. Ariko ubwo yasubizaga, ubutumwa bugaruka bugira buti ntugashake kumenya uwo ndi we, komeza ukore ibyo ukora, ibi byose biri mu mugambi w'igihe. Diane arikanga, amaso aruhukira mu ijwi rituje ry'imvura inyuma, amashyi y'imvura yivanga n'amarira ye. Mu minsi yakurikiyeho Diane yatangiye kubona ibintu bitangaje. Hari umusore w'umunyabwenge wo mu ishuri rimwe nige wamuvugishaga amagambo asa n'ayo Eliya yakundaga kuvugisha Diane, agira uti Diane, hari igihe Imana ituma abantu bahura kugira ngo hamenyekane ukuri. Buri gihe yamurebaga mu maso akamuhishurira ibitekerezo byimbitse. Ahise atangira kugira amatsiko, ariko umutima we ukomeza kurira. Ku rundi ruhande Eliya yari atangiye kubona inzozi zidasanzwe. Yarotaga Diane ahagaze mu mwijima, hari umuntu uri inyuma ye amwumvisha amagambo atari meza. Iyo yahagarikaga umutima we wari umeze nk'uwikubise, aravuga ati Mana, ntumva hari ikintu kiri hagati yacu, ariko sinzi icyo ari cyo. Nuko afata icyemezo, azajya kubonana n'uwo muvugabutumwa w'inshuti ye ngo amufashe gusengera uwo mubano. Umuvugabutumwa amubwira amagambo akora ku mutima, aramubwira ngo urukundo nyakuri rurwana n'umwijima ushaka kurutandukanya, guma mu isengesho. Eliya, niba ari Imana yarubatangirije, nta muntu uzabisenya. Diane atangiye kurwara umutima, agahora yishimisha telefone. Ku munsi umwe yicaye mu kigo abona ubutumwa bushya. Diane, ntukirengagize ibyo ubona, hari umuntu ushaka kugukura ku nzira. Arikanga cyane, areba impande zose, abona wa musore Alan ahagaze kure amureba. Umwuka urahinduka, umutima utangira kumujya. Igihe kimwe ababyeyi ba Diane bahamagajwe n'umuyobozi w'ishuri, abamenyesha ko umukobwa wabo ari kwitwara neza ariko afite ibibazo byo guhangayika. Nyina aravuga mu mutima we ati ese koko Eliya yaba ari we urimo kumutera ibi byose? Ku ruhande rwa Eliya ibintu biba bibi. Yakira ubutumwa budasanzwe kuri telefone, urukundo rwawe ruri mu maboko y'undi. Eliya aricara atuza akarira, avuga uti mu mutima, niba koko ari byo, nzakomeza gukunda mu isengesho. Hari igihe ibintu byose bisa n'ibirenze imbaraga zawe, ariko urukundo nyakuri rurihangana. Iyo ubabaye, Imana irakubwira uti guma ku rukundo, kuko igihe kiracyari imbere. Diane ahagaze mu cyumba, telefone ye yaka urumuri. Yarebye neza asanga ubutumwa bushya buvuye kuri nimero nshya. Ntabizi aho igihe kirageze ngo ufate icyemezo gikomeye.
niba twabanye muri episode ya 7, ndagushimira cyane. Niba utarakora subscribe wibuke uyikore, rebe nawe hirya handitse all notification akora kugira ngo uzageragera kuri YouTube channel igihe kugereraho ku gihe. Reka tuzare muri episode ya 8 aho dutegereje icyemezo Diane azafata. Diane ahura n'igihe cyo guhitamo hagati y'ukuri n'ibinyoma. Yari yatangira urugendo rwe kumenya uwihishe inyuma y'amabanga yose.